waje guhingana inkweto ntabwo bazihingana kuramo inkweto bakuramo inkweto kandi banguka duhinge tudakubita isuka ngo duhinge. Ese ntabwo uzi gufata isuka? Shyiramo imbaraga duhinge. aha harimo amabuye rero ava mukobwa niyo mpamvu nakuzanye hano mu murima ngo wige guhinga. Ntiwambwiye ko uzabishobora? ubutaka burashyushye. Ariko se bite byawe ko mbona ushaka kwigira umwana kandi warabyaye? Ntabwo wambwiye ko uzakorera umwana? None se uri mu biki? Uraho kubita isuka, hinga vuba, shyiramo imbaraga. Ntiwambwiye ko ufite imbaraga zo gukora? Isuka uri kuyikubita hera hano imbere yawe. aha harimo amabuye. Ntabwo ureba aho nahereye? Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze bakunzi ba YouTube channel yacu itugezaho amafilime atandukanye. Uyu munsi ngarutse ngo turebere kuri filime yacu Inzira y'umusaraba ibyayibayemo muri episode ya 56 ndetse kandi n'ibiri buze kuba muri episode ya 57. Icyo usabwa ni kirero, nimba uri mushyashya kuri YouTube channel yacu kanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo na video butaha tuzatunganya izabashe kugeraho tuzayibanemo. Reka rero turebere hamwe ku bintu biri kuba ku mukobwa wacu Isimbi birukanye muri rwa rugo kubera ko yabyaye ndetse kandi akanga gutanga umwana we ngo bamujyane muri Amerika. Ibi ngibi bigatuma umuryango we umuca ndetse kandi ukaba waramwirukanye. Ese Isimbi kari kuba mu cyaro ahantu ubuzima butamworoheye. Muri make uriya mwana yavutse mu muryango mwiza guhera kivuka kugeza ahebereye umugore. Ibintu byo guhinga ntago bimenyereye, ibintu byo gukora imirimo ntago bimenyereye, yabyukaga yirira akiga nuko ubuzima bukagenda uko. None ubu ngubu yisanze ahantu mu cyaro bisaba yuko urya wakoze kandi wahinze cyangwa se wahingiye umuntu akaguha amafaranga. None ibintu bijyanye no guhinga byamucanze kandi umuntu wamufashije ntago ashobora kumwihanganira mu gihe Isimbi atagaragaje yuko ashoboye gukora ngo akorere umwana we ndetse kandi babashe kwiteza imbere. Ese Isimbi niba mwirukana araza kujya hehe? Ko umuryango we wamuciye ukamwirukana araza gusubira mu muryango wiwe? Murabizi nyine umuntu ubonye ikintu bwa mbere cyangwa se umuntu ukoze ikintu bwa mbere ntabwo agikora neza nk'uko umuntu usanzwe ugikora abyifuza. Muri make Isimbi birasaba yuko yiga guhinga akiga gukora imirimo kugira ngo azabashe gutunga umwana we, kandi kuko niko bigomba kugenda. Agomba kwemera yuko yavuye mu rugo rw'iwabo b'abakire, ibyo kugira ngo yajyaga ngo hamburwe ngo akagira ngo n'ibiki byose yabisize iwabo ntago ariho akibarizwa. Aho yagiye birasaba yuko akora kugira ngo abashe kwiteza imbere cyangwa se abashe kurera umwana we yanze gutanga ngo bamujyane muri Amerika. Icya mbere cyo nimba yaranze gutanga umwana ngo bamujyane muri Amerika, yabaye umuntu mukuru, yabaye umugore, agomba gukorera umwana we uko byamera kose. Hanyuma rero reka mbesore ikiganiro nabateguriye ahangaha, tuze guhura muri video z'ubutaha ndetse kandi tuze guhura kuri video yacu turebe episode ya 57. Ndabakunda cyane, mwibuke gukanda subscribe. Ciao ciao.